nagarutse ni Uwineza Claudine nanone ubushize twaraganiriye nababwiraga ku rugendo rwanjye uko rwagenze nagarukirije ngeze muri Djibouti. Hari icyo nibagiye kubabwira. Claudine ndubatse, mfite umugabo w'umunyakroatia, akaba ariyo mpamvu nari nerekeje muri icyo gihugu. Nagiraga ngo dukomeze aho byari byagarukiye. Nageze muri Djibouti, ndagenda baranyakira, njya aho ngomba kwakirirwa kugira ngo nemererwe gusohoka mu kibuga. Ariko hagati aho nkiri mu nzira, umugabo wanjye yampaye message ati ntuhindure imyenda wambaye, kugira ngo sinzi we ntabwo yambwiye impamvu abimbwiye, ariko yarambwiye ngo ntuhindure imyenda wambaye. Yabimbwiye ngeze Kenya, sinayihinduye kuko naragiye nsohotse mu kibuga nsanga hari hoteli yari yabukinze nagombaga kuruhukiramo umunsi wose, kuko nari bwongere kuhaguruka aho ngaho saa 7 z'ijoro namaze kujya gufata visa kuri ambasade. Naragiye nsanga iyo hoteli banyoherereje umushoferi uri buze kumfata. Hanyuma uwo mushoferi ntago yaranzi, ariko bari bamuhaye ifoto y'imyenda nari nambaye n'amazina yanjye yombi. Nasanze afite igipapuro kinini kiriho amazina yanjye yombi n'uburyo nambaye, ahita mbona we yaje asanga, ahita mbona ko anafite igipapuro kiriho amazina yanjye. Ndamusanga, ahita atangira kuntwaza ibikapu ashyira mu modoka turagenda, ariko nta kintu yambwiraga. Rero twaragiye tujya mu modoka, ntangira kumubwira nti rero ntitugende kuri ambasade ya Croatia. Arangije nkabona ari kundeba gusa, birangira nyine mbonye ko atavuga icyongereza ahubwo avuga icyarabu. Nibwo byancanze, nza kwibuka ko nyiri hoteli yari yaramaye message nkiri mu Rwanda, arambwira ati umugabo wawe yagufatiye icyumba kuri hoteli yacu, nuza uzatubwira tuze kugufata. Ubwo ngubwo nibwo narebye muri telefone yanjye, ntabwo nari mfite connection, ariko ndeba muri phone nibuka ko yanyandikiye, ndebaho nomero ze, ntangira guca amarenga na wa mushoferi ndamubwira shyiramo izi nomero tumuhamagara. Nibwo nakomeje mucira amarenga azishyiramo, ndamuhamagara ndamubwira nti si uno mushoferi mwanyoherereje ko atazi icyongereza. Arambwira ati nta kibazo, mbwira ikintu ushaka kutubwira tumubwire, nta kibazo. Ndamubwira nti nashakaga kujya kuri ambasade ya Croatia mbere na mbere kuko bari bufunge saa 7 z'amanywa, nari nahageze mu gitondo. Arabimubwira, turagenda tugezeyo ntibangoye kuko bahise bateramo visa. Noneho ndamubwira nti tujye kuri hoteli, ariko ukabona ntabyumva, ariko akumva hoteli. Turagenda tugezeyo, bampa icyumba, ndakaraba, ndarya, ndaryama. Saa 5 n'igice nibwo nababwiye ko ngiye kuri airport kugira ngo njye gukorerwa indi checking nkomeze i Burayi, kuko nari mfite tike yo kujya i Burayi na visa nyifite nta kibazo. Ubwo aho kuri hoteli bampaye indi taxi iri bungeze kuri airport. Twagiye ninjoro, ni umujyi munini cyane, imihanda sinamenya ngo twavuye twagiye, gusa nabonye tugeze kuri airport. Ni ikibuga kinini cyane, narahageze ndabaza nyine umuryango se cyangwa se terminal number yanjye aho ndi bufatira indege njyana, bambaza iyo ndi bugende nayo. Nari bugende n'indege y'Abarusiya yo yitwa Aeroflot, ni company y'Abarusiya. Nari bugende nkagwa i Burusiya mu mujyi waho mukuru wa Moscow, nkaza kuhava nkomeza mu mujyi wa Zagreb muri Croatia. Nibwo naragiye mpageze, connection nta nari mfite, ko nari mfitemo sim card y'inyarwanda muri telefone yanjye. Mpageze mbona nta connection mfite, sindi kubona ukuntu na updating umugabo ko ngiye kuhaguruka. Nibwo nabonye umuzungu, ntabwo Abarabu nakundaga kubavugisha, nabaga ndi gushaka abazungu pire kujya byibuze numve ko avuga icyongereza tuvugane amfashe. Mbona umuzungu imbere yanjye ku murongo turi gukoresha checking, ndamubaza amakuru, ndamubwira we kuri internet waba wafatishije connection. Ndamubaza nti se wowe ufite internet ya hano muri Djibouti ko ndi kubona uri kuri internet? Arambwira ati ngewe rero nsanzwe nkorera hano,
ati nta kibazo, ati ufite na simukadi ya hano, ati gusa udafite simukadi ya hano ntabwo wafatisha konegisiyo ya hano muri airport. Ndamubwira nti none se uko nashakaga kwa apudetinga umuntu nsanze ndabigenza gute? Arambaza ngo ugiye he? Ndamubwira ngiye muri Croatia. Arambwira ati noneho ngewe iwacu ni mu Burusiya nkorera hano ariko ndatashye, rero reka ngo connecte muvugane n'uwo muntu wawe. Noneho ndangije arankonekta, maze kunkonekta ntangira kuvugana n'umugabo, ndamubwira turi kuri checking ndaje. Arambwira ati rwose ni byiza ubwo utakererewe, reka bagukorera uzi. Twaragiye tugeze ku murongo aho bacekingira, mbereka passport yanjye na tike. Barambwira ati ugiye Croatia mu biki? Ndababwira nsanze umugabo wanjye. Kuri Marie Dise? Ndababwira yego. Duhereze acte de mariage, kira cyangombwa bashyingire babahaye abantu bashyingiwe, ndakibaha. Maze kubibaha barambwira ati duhe tike yawe, ndayibaha. Barangije arambwira ati rero ufite visa yo gusura, ntabwo ufite visa yo kujya gutura, urishyura tike yo kugaruka muri Afrika aba aribwo tukureka utambuke. Ndavuga none se ko nanasabye visa yo gutura, kubera iki bampaye visa yo gusura? Ati rero niba ufite urabanza wishyure tike izakugarura. Ubwo nahise nandikira umugabo vuba nti nukugura tike izangarura, bampaye visa yo gusura. Nawe biramucanga ariko aravuga ati kanyigure vuba bakurekuze. Mu gihe nkitegereje wa musore baragiye, agiye connection mba ndayibuze. Noneho mbwira wari uri kunsaba kugura tike ntiwe ntiza telefone yawe, noneho mbwire umuntu nyine nsanze aze kuyiduha kuri WhatsApp yawe tike, kuko nge nta connection mfite, namara kwitwereka ubwo urahita undeka ngende. Bakajya bambwira ati ariko se ubundi niki kitwemeza ko ari umugabo wawe? Avuga niwe. Ngo none se ubundi waba ufite nk'ikintu kiriho ifoto ye, kiriho n'amazina ye, bitwemeza ko aya mazina uri kuvuga ari umugabo wawe koko? Ndangije mbereka fotokopi ye y'irangamuntu n'ifoto yiriho. Barangije arambwira ati duhereze ibyo byangombwa byawe byose. Ndabiba hasi, nza ahantu bagiye nyine muri ofisi yindi, kuko ni ikibuga kinini cyane. Mu gihe umugabo atangiye kumbwira ati tike ndayiguze ngiyi bakure kwitambuke nyine nizere kuje, hahita hagaruka umusore abigarukanye bya byangombwa byose ko yari yabigendanye. Arambwira ati ntaho ujya. Ndavuga none se niki kibura noneho ko na tike nayiguze? Ati ntaho ujya. We ntiyansobanurira impamvu nyine, ntaho njya, ntiyambwira impamvu, ntiyambwira ikibiteye. Nkakomeza amubaza niyihe mpamvu, akabyanga akavuga ntaho ujya. Byageze aho numva isi inyikubise hejuru kuba bansigaje aho hantu ntaho nzi. Saa 7 z'ijoro sinzi ngo ndajya he, sinibukaga n'umuhanda navuyemo, sinari nzi ngo nanyuze he kubera n'umuhanda wari munini, sinari nzi n'izina rya hoteli, uretse kuba nari nzi ko nyine nje ku kibuga, nta bindi nari nitaye kuko ntabwo nari nzi ko ndi hafi kuhatinda ngo wenda mvuge ngo nzatinda muri Djibouti. Nibwo byarancanze, bigeze aho ndicara hasi ndarira. Mbonye ko nta yandi mahitamo mfite, indege imaze no kugenda, naricaye ndarira rwose, ndarira kubeshya ni kubi. Nararize, abapolisi baraza barambwira ati bimeze bite, bigenze bite? Ndavuga mfite visa, mfite tike, ibintu byose ndabyujuje, ariko banze ko ngenda, sinzi ikibazo mfite. Barongera banyaka ibyangombwa byanjye babisubiza ku bantu nyine bakoraga checking, bajya kubaza impamvu ntari bugende, bakambwira ngo ntaho njya. Baragaruka ati babyanze ntaho uri bujye nyine. Indege irindi haguruka, nicara hasi birancanga. Ndavuga ubwo ko mana ndakora iki? Ndamenya se na ya hoteli nari ndiho ngo nyisubireho, bimbera ikibazo. Nibwo natiriye wa muntu mbujije kugenda telefone, mbwira umugabo ukuntu bigenze nyine ko banze ko ngenda. Arambwira ati noneho ngiye guhamagara wa muntu nyiri ya hoteli, bongere bakoherereza imodoka usubire kuri hoteli, ibindi turabivuga uhageze. Nibwo yaramubwiye, ariko ngiye urumva ko nta connection nari mfite. Byari ikibazo kugira ngo nkominikane nabo, menye ngo ndababwira ngo mpagaze aha, umushoferi uri buzari bonsanga. Byambereye ikibazo. Bigeze aho mbona umusore w'umwirabura, ndamuvugisha, arambwira ngo ni umukameroni, ariko yavugaga igifaransa. Arambwira ngo ni umukameroni, ngo ariko abaye aho ngaho igihe kinini, avuga n'icyarabu.
ngerageza guhimbahimba igifaransa, turavugana turumvana, bigeze aho ndamubwira nti indege iransize, muha nomero za nyiri ya hoteli nari nkizifite muri phone yanjye ko yari yaranyandikiye nawe nyine kuri WhatsApp. Ndamubwira nti ngaho mfasha noneho muhamagare muvugane mu Cyarabu nta kibazo, umushoferi ari buguhe ari buzane aguhe nomero ze muvugane mu Cyarabu amenye nyine terminal ari budusangeho ansubize kuri hoteli. Nibwo umusore yamfashije yaramfashije, wa mushoferi aza bari kuvugana kugeza tugezeho, barantwara bansubiza kuri hoteli. Naragiye ndarira buracya. Uko byakomeje nzabikurikizaho ubutaha. Murakoze cyane, ndabakunda, bye.